Murakaza neza kuri iyi channel nshuti zanjye. Reka mwese mbifurize gukomeza kugira iminsi mikuru myiza kandi bashimire ko mwabanye natwe muri uyu mwaka wose turi kurangiza wa 2024. Imana ibampera umugisha. Reka uyu munsi dukorane urugendo rushobora gutuma uhindura uburyo watekerezaga ubuzima, amafaranga ndetse no kugera ku ntsinzi. Ibyo nshaka kubasangiza ntabwo ari inkuru gusa, ahubwo ni isomo ryahinduye ubuzima bw'amamiliyoni menshi y'abantu. Aha ndavuga Papa w'umukire na Papa w'umukene, igitabo kidasanzwe cy'imbaraga kigaragaza uburyo umuntu yagira. Tekereza uramutse uri umwana muto w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa, ugakura witegereza gukura k'ubuzima bwawe. Umuntu umwe akakubwira ati iga cyane uzabone akazi keza kaguhemba amafaranga menshi, ubundi uzabona uko uzigamira izabukuru. Undi akakubwira ati iga uburyo amafaranga akora kandi utume agukorera maze wubake ubukungu. Ibitekerezo bibiri bitandukanye cyane, ni ikihe wakurikiza? Ubu ni ubuzima bw'umwanditsi w'igitabo Papa w'umukire, Papa w'umukene witwa Robert Kiyosaki. Yagize abapapa babiri mu buzima bw'abagabo babiri bari bafite imyizerere itandukanye. We yise Papa w'umukire, Papa w'umukene, Rich Daddy, Poor Daddy. Papa w'umukene yari se umubyara mu maraso, wize amashuri menshi kandi afite akazi keza cyane. Yari umwarimu kandi wizera ko kugira ngo ugere ku ntsinzi bisaba gukora cyane, kubona amanota meza kandi ukazamura umwuga ukora. Bitandukanye no kuba yarize amashuri menshi, yabagaho ahanganye n'ubuzima. Yagombaga no kwishyura ibimutunga n'umuryango we bya buri munsi, ahangayikishijwe no kwishyura bills kandi yizera ko kuvuga ku mafaranga ari ikinyabupfura gike. Ku rundi ruhande, Papa w'umukire ntabwo yari yarize amashuri menshi, nta degree cyangwa akazi ka leta yari afite, ariko yari afite ubumenyi butangaje bijyanye n'uburyo amafaranga akora. Papa w'umukire yaramubwiye ati wikorera amafaranga ahubwo tuma amafaranga agukorera. Ari wowe uhagaze imbere y'abagabo babiri bose bari kuguha inama, wakurikiza iyi? Papa w'umukene ati iga cyane ushake akazi keza kugira ngo uzabone ubuzima bwiza. Papa w'umukire ati remera abandi akazi bagukorere. Papa w'umukene ati amafaranga niyo mizi ya sekibi. Papa w'umukire kutagira amafaranga niyo mizi ya sekibi. Robert yaracanganyikiwe cyane, gusa yitegereje asanga Papa w'umukene ahorana ibibazo by'amafaranga n'ubwo yize cyane. Papa w'umukire we yahoraga atuje kandi yifitiye icyizere cy'ejo hazaza. Umunsi umwe Robert yabajije Papa w'umukire ati kubera iki uhorana icyizere cy'amafaranga? Papa w'umukire aramwenyura aramusubiza ati kubera ko nsobanukiwe n'uburyo amafaranga akora kandi abantu benshi ntabyo bazi. Bamara ubuzima bwabo bwose bakora cyane, bakorera amafaranga, ariko ntibigera biga uko amafaranga akora cyangwa se yabakorera. Iyo nteruro yahinduye buri kimwe kuri Robert. Yateye urubuto mu mutwe we, urubuto rw'amatsiko. Kuva ubwo afata icyemezo cyo kwigira kuri Papa w'umukire kugira ngo asobanukirwe amabanga ye kandi agere ikirenge mu cye. Reka iyi nkuru tuyicumbikishiriza aha, ubundi twibaze, ese uku si ukuri kuri benshi muri twe? Dukora tubwirwa ko kujya ku ishuri, gushaka akazi, ubundi twizigamire cyangwa se tuzigamire izabukuru. 我们今生有缘在路上，只要我们彼此永不忘。朋友啊，让我们一起牢牢铭记啊，别在乎那一些有